kabande yangira vibura icyo ndabizi neza yuko urumva nabishimisha uratinda kandi ndatinda kurangiza none oya nese yazanye n'impeta muntu tayari oya se itonde ase kandi sigaho turi gake kayose turi gake nyine yapfukamye amahanga ase tonde umva oya tonde ase akosteye mutimana ase sigaho man umva se nyine mva mbwire uskujya biri seri none se man zamufasha ahubwo man umva none se tujye yego ntabwo byashoboka ahubwo se tonde man reka mbabwire ibintu yego ntabwo byashoboka wowe ntabwo ari gupanga man ntabwo bishoboka reka tuganire ndetse urabyanze man yaguze n'impeta none igihe kingana gute umva se toni umva nyine man calm down bro tuza amatwi nyine gatutuze yego nyine ibyanjye nawe bikabarengaho ni no muhanzi man azakuryoshye no kuri man kayose yateye mwe mwakoze subscribe kuba imbere TV ndetse n'umuntu utasha gukora subscribe iki nicyo gihe mora mbivuga ati kugira mujye mubasha kubona ibiganiro byacu mukande kukazogera kugira ngo mujye mubasha kureba buri kimwe cyose gitambuka uko bwakeye uko imihanda yo muri mujyi wa Kigali imeze kuri kamera zacu na gashya harimo sibyo ko musanzwe munabazi mubabona cyane ko bakongera bakanabibwa bakabasuhuza kugira ngo mumenye muri kumwe n'abandi nakunze umukobwa kubera ubwiza bwiwe sinashoboye kumubwira mu mutima akeye wabo yicaye munsi y'igiti I love you yes bibwire nari inde yego bara ego yes asante naramurose mu nzozi zanjye ariko se ego ariko kugeza amagingo yanga nkabamubona Tony ngewe yaramamagara ambwira ati wowe bafara nk'umunyamakuru nyine kandi ibyo tugiye kurora nibyo tugiye yarahinda umva yego ahubwo wemera yuko Imana ndabizi ariko kandi kakubwira ukunzi babagabo bawe uburyo ari benshi uburyo bagwamagara umunsi ku munsi ntabwo ushobora kumva ko wayinjira kuko bari ubwabo baranakwishyura buri kimwe ubwo se urambwira ngo wabisiga ugakurikira Yesu n'umukiza Tony ngewe ikintu yamamagaye ambwira ngo ati ngewe narakijijwe urabizi urumva banza wumve arambwira ati ariko nubwo nakijijwe hari akantu Imana ikomeza imatiriza ati nk'umuntu wihaye Imana wakijijwe atavuga ati arambwira ati uneza amatwi numve arambwira ati uneza amatwi numve ndavuga ati ngenda kumva cyane yego ntacyo yego ati noneho ati ndamuha ati se kayose ko tuziranye nkuzi atavuga mbere tuhuye tuziranye ati ako kantu Imana igwateza n'ubwoko ki mufashe ariko mubaza arangije aragira uti ari umuntu bita Tony uramuzi ati Tony ndamuzi so bwa mbere dukoranye ibiganiro turaziranye uriya muntu yarakoresheje amaturu ya muntu kazi ati ntabwo yakoresheje ngo uriya muntu kazi Imana ikomeza imumatirizamo ko ngomba kuzamugezaho icyifuzo none bishobora kuba ufite ukuntu myereka mwihorere ko oya kazi myereke nari waraciyijwe urumva ambwira ati ngewe hari akantu Imana ikomeza imatiriza nk'umuntu wayihaye
ati none ndagira ngo uzamfashe umuze nawe noneho mugezeho icyifuzo mfite. ikintu nta gushimisha ko ni umusore mwiza ariko yapfuye ubusa, ni umusore mwiza ariko rwose hasi yapfuye ubusa pe. Oya kuvuga ko si umusore mubi pe, yego ariko imico agendera hari akantu koreshe ngo hasi bite ya nkoni yiwe reka nagikora nk'uko bikwiye. oya si ukuvuga ngo ni ikiremba, si ukuvuga ngo ni cy'akayuka. niba umbwira yuko ufata ukajya mu bagabo mu basore uriya muzigo ukawukubitayo, ushaka kuzajya uza akawukubita iwanjye amazina yego yego nta kibazo nawe igitsina cyane ntago kijya handi muri buto yewe impamvu njyewe Tony namukunze nuko aca bugufi yego wenda simbizi ku bantu batamuzi kubwanjye ntabwo aranyibwira neza oya nabahuje arakwibwira narebe nakunze kubona nyambuga nifuje yego rero si icyaha kandi ari icyaha. amategeko y'Imana aravuga ngo amategeko y'Imana si 10: gusambana, kwifuza no kwiba yego ibiyobyabwenge, kwifuza umugore wundi, nyiri ibyo bintu byose ni ibintu ariko Tony kwifuza nubwo ari icyaha urumva, kwifuza ikintu ubashe kubona wifuza ikintu utafite man turumvikana, kwifuza ikintu utabashe kubona nicyo cyaha, aho kwifuza ikintu ubibone. urugero nk'ubu ufite 5,000 byawe ugahita ubona agakoko nk'akangati inkoko numva nyishaka, ugahita ubwira mucoma ati nshyira hino nk'uko ari bubashe kuyishyurira, nta cyaha ariko waba ukoze. ariko uramutse wifurita iriya nkoko wayirya, iriya nkoko y'abandi wayitwara ubasha kuyigeraho, ariko nk'umukristo si agomba kwifuza ari bukubone kandi ntabahuje nawe munyamakuru yicyuriza ngiye kwambira ngo kuza n'umuntu yakane numvaga ngiye ngo ngiye kuza nawe wese ari we tujye gukura nawe yego akone ukaba yabitse yakijijwe umuntu wese wakijijwe ariko ushaka ko n'ingofero se abereke neza mubone impamvu se Tony kumunda ko bigoye anzi njya muri group z'abagabo kubita inyuma hari kayo ariko cyambere cyo urumva cyambere cyo umuntu ahindutse ahinduka yo rero yego aho byaba ikibazo nuko nshobora kumukunda kaza nkamubesha ko mukunda ko nameriyemo, nkamubesha ko namutuza ku nyanja habanze batagera, ndetse nkamwumvisha ko twanakora n'ubundi ntabwo mwibase yego ariko noneho Fanny nako Tony kumva ikumwitiranya nawe mukobwa w'icuruzwa imihanda nawe n'ukwitera kanya Amerika ariko Tony urikumva ni umuntu ugira discipline yego kandi ntago akunda kubangamira abantu none se kayo ariko ngiye bucyo nshaka ubu ngubu ngiye n'abana namukundiye yego nuko icyo bakwangiye sibyo nicyo ugiye kumukundira. ikibazo cy'amatsiko mfite Kayosi wageze gutya uvuga yuko wakijijwe wakira umwami Yesu n'umukiza, umwami Yesu n'umukiza. yego ibyo birumvikana niko ubivuga, ni nako abanyarwanda bamwe barabyemera ntibabyemera. nanjye nk'umuntu mwibaza ngo njyewe nta gihamya mfite, ariko ikintu kibazo yego, ariko mwibaza ngo nubwo nabahuje nk'uko wabinsabye nta cyaha kirimo, ariko ikibazo mfite nanjye nubwo ndanyira ubwite batarakitubwiraho ngiye kubahuza kandi agiye bibaye biyazangarukira, sibyo? ese mwibaza ngo cyose n'abanyarwanda badukurikiye bakaza kwibaza ko Tony yatwegaragarije ko ari umubyeyi ufite ntacyo, ubwo ni umubyeyi nyine sinamenye, ntabwo mbizi, ntabwo yagiye abimbwira ntacyo, ariko afite aho aba nyine tu, sibyo? afite umwana yego afite umwana, sinzi niba ari umukobwa, afite mwibaza ngo kuko akantu wagakoze ko yapfiriye mu miferege, yego ibi byo wahoze ukora ntacyo none mwibaza ngo yego wahora uri koresha iryo jambo wari umutinganyi
sibyo none Tony nugenda ukaramuka mubanye akakwemerera ukazabona ndafite umuhungu nawe ntagagukuru yego reka twabisimbutse urabizi neza kuri mwiza ubizi kuri mwiza arabizi amatako inyuma tayi rwose neza no ku matako ni fresh yewe urabona nagukinisha kuko nawe umeze nk'abandi bagabo buretse gato kuko urumva nawe kayo musabye ko mbarukure n'ingofero bakubone hoye ndashaka avuge uryanditse amamurebe yego sibyo yari yipfutse ntabwo babona tubwete muri kumubeshyira ntago ari we ntago uno mugabo urundi ari mu bice by'abagabo yego wenda ntago ni kwa kubeshya gusa ariko asanga Imana yaramuvugiyemo ntago none suko yego yewe nazijya nguririmbira uturirimbo wazamburana mu rugo yego nazijya ngutekera nafurira n'amasuvena yafura oya none ugiye kuba inganzwa amwubaha neza waba ugiye kuba inganzwa ugiye no mu masuve yego none subu kuki uteretswe n'abandi kuko ukareba ukabona nuko ari wowe nabonye Imana yantumyeho nagakiza ubyibuke neza ko yakijijwe nuko ari wowe nabonye Imana yantumyeho ese ariko yego nawe ubugabo bubi n'ubukene ariko se man ubwo yagiye ibice by'abandi bakabara bikirigita arakizwa aje gukirigita ibice bya Tony kuko bare wa Tony yaje gukizwa ariko mwumve neza yarashaka ko muganira ngo muke Tony banza mumere kamera mwiki uvuze muke Tony byago bigwirira abagabo ntabwo nzi ko bigwirira n'abagore bagezeho nuko akeka ko nkijya mu tukutu tw'abagabo nyine none ugasanga ugiye kuzaziza n'iwanyu ariko kurabona ngo yafata inshingano akabasha no kunkundira umwana akamwishyura n'iryo shuri n'ibikene ntabwo yayabona urabona abantu batureba ntabwo uzajya kumufata nabi ntabwo bishoboka none aho uhita ubigerageza ugiye ati rukumva se akabazo kamwe mu tubazo mfite gatumwe urebe ko nabikora reka nkubwire ntabwo bishoboka impamvu bidashoboka yego abagabo njye narakarabye oya none se Tony Tony yego oya ntabwo ari bitangaza mu gusangira ahantu mvuga ngiye yego yego ariko uko byegera ko kabafasha nakujyana ukagahinga apana ibindi bije Kigali ukumva byo guhora abantu bakubesha ngo bafite amazungu bafite ngo amamodokari ngo waza kujyana ngo hanze yego guha amadora bagushikisha buri kimwe yewe niyo wenda utabasha guhinga umucyaro n'ibirungo 500 guhinga yego oya ni bibiri umunyamubyizi ni 2,000 ariko ni umuntu w'umugabo ntabwo yabura bibiri kandi ndetse yabyuka ryaba Tony reka nkubwire wanyemerera ubu akakanya tuvugana deni yewe nakutegurira inama waje ufite n'impano ariko Tony ariko wa musore wamugari na seri yego uretse Tony ntabwo njye bindeba ahubwo izo mpano zawe waguze muri ayo maduka umfashije wazizinga akazisubizayo oya Tony wikate mu kamera shasigaho uwo wabona wese nuwaguteza mu byiza ko bitama marira yego kandi wibuke hari ijambo Meddy yavuze kugira ngo wirukira ugusiga ugasiga ugusanga ariko icyo nzi yego umutima Tony ariko Tony uzanaryoha umutize niko nta kibazo Tony icyo nabonye cyo urumva ikintu cyo nabonye uzanaryoha n'umwemerera kayifite imitomara njye ura Tony nta nubwo birenze
nose reka mubaze uriya muntu yasomye Yuda ajya ni Yuda yasomye Yesu Yuda yasomye Yesu nubwo yamugambaniye yari yakamuhaye ariko wenda nagiye ariko rero Tony uzise wareba Kayusi ukuntu nyine yicaye ukuntu yitonze ntiwamenya ko Kayo wawe ni wapasiraga ate Tony ko bigeze brag man njye ndikubona ari nk'imikino yibereye ari seri kandi njye ndabizi kuri boze kubona seri ubu seri yebwe n'ikintu kiri butume wunkunda Tony kanya ndabikwereka oya ntabwo yabigize nayo Tony ariko jye mu byukuri yewe kabanda yanjye ubu ngubu irakora fish kabanda yanjye kabanda yanjye yahuye n'iyawe byose byadibura bikimara kuvibura wenda kano kanya irasizira kubera ko mbabajwe no kumenya urukundo yego ariko iramutse ifite cyo byadibura asekayo n'ikibazo cy'amatsiko mfite nibaza kizundo se yakibaza kuko bikibaranyanga ngo kabanda yanjye ngo yarahengamye ngo nyine niba uri kona ingata ukuntu imeze iripfirizinga yabanyakarizo k'imbwiryana none Tony ikibazo reba amabakobwa bose bari muri Kigali abakobwa bose bahuye ubu nito narebye ngo ati uramufiyemere Tony yego ndabibona pe ndabibona arajegera Tony uwe mwumva ikibazo cy'amatsiko ngiye nshaka kumenya Kayusi impamvu avuga yuko ari wowe yeretswe akaza kukureba yamaze iminsi abamaganga ati ndashaka kumuza nawe niba ari abatekamitwe basigaye bakoresha ijambo ry'Imana nawe ukavuga ati koko ni Imana ivuze ariko rero niba ngiye impamvu nabyemeye dore ngiye maze kubona ibiganiro byinshi cyose inkuru nyinshi zimuvuga yuko yageze iki yakijijwe yakiriye agakiza nkanamubona nkajya nanacisha nkamubona yagiye gusenga no kuririmba sibyo noneho nkatuvuga ati se uriya muntu byanga bikunda yakijijwe aribwo yamamaga ngo ati rero dore nakijijwe ndifuza kuba nava ku rwego rumwe nkagera ku rundi ndamubaza ati se uruhe rwego urumva arambwira ati ngewe ndifuza yego ni nuko ndumva nyine kugira famiye ati se kubinyujijeho ati mpamvu bikunyujijeho nk'umunyamakuru ndashaka yuko umuza n'umuntu w'umusista cyose w'umufemeri nababonanye muganira mutane no guhanobeza kuri kamera zanjye kandi rero ushobora kuba musanzwe munaziranye siguza none sungu yego uri kumva Tony arambwira ati uriya muntu ndamushaka ati umukobwa bita Tony mutsanga mukwana ibiganiro pe nje namurose kenshi namweretswe numva nyine kuganira nawe numugeze cyifuzo cyanjye ariyo mvuye umunsi nawe ati Tony bize kuza ndagushaka yego Imana ngo ndasubiza ibyifuzo sindi naye ako wibirakarira muri ko rero kubirakariramo ntago aburenganzira ngiye mfite no gusubiza ibyifuzo by'abantu ase Tony reba zasayiza Bruce muri tujya ari yego ntago yakwicuza ntago yababara ako Tony ese ubwo nurangiza vuba imishinga uyu nguyu kubera ko aba yaragiye yinjira mu abari abagabo ushiduka Tony jewe nanibajijeho ayamenga aratinda nuko mbikubwiye ni je nakubeshye kubona kamera gukiza nasabye Imana je no gutinda kurangiza imiti se wafashe iyo miti ibiti wafashe kurya Imana yarasenze Imana yanje ngo atireka nongeye ngusubije umugabo bwawe mwana wanjye imiti zibwa yarakiza urumva yego byose ashaka kubindahurira nabwo izina rya Yesu agera kwinera amaraso no kunyara amashira byose byarashize ubu ikintu nkeneye yego kuzuna no mukobwa amushyira mu mago akora igikwe tukatugira abayisino bagifite imiryango yego naguciye mu ijambo ritayari kuba yuko wazikora ukafata Tony ukamugira umuntu yego ndakwihangane Tony ihanganirwa ushaka kuntu ari byiza we iba data we rero kuntu ari byiza we uzi ukuntu biri gusa neza Tony gake data we oya reka genda
ko njyewe nanabyiroteyeho namuteye mu nzozi kuwa gatanu mw'ijoro ry'uwashize yego oya kora ariko we ni byiza sha, ni byiza no kuri we sha, nanjye numva binkoze ku mutima no. niyo mpamvu naguhamagaye Yego. ariko gatandatu Yego yewe ngiye mu byibuze mu ishuri Tony ku munsi wa mbere ashyirwa sha Tony no kamubiza kuri kuba hari abasore bamujagari kandi hanze yego bamwizeza Jendi ibitangaza na Singo ariko ngaho ari single ntabwo yari we sha Tony kuba ari single bitavuze yuko njyewe atankunda kandi ntacyo mbaye sha Tony sinkubeshye pe na oya nuko bandi kubona uko rero romantike mu mvange binkoze ku mutima ku bantu bakundana uri abantu bakundana shaba baba baryohewe udukeya agukoraho akuhanagura utuntu ariko uyu nguyu oya ntabwo so aya n'udufaranga twanya nizigamiye natwo duhuye ni ukuri afite yamwe gafitaye nabizi neza rwose mukodesha aragira ngo aduhuye niko bamera wiyubaka inzu zawe hano ndetse mu mujyi wa Kigali yego ariko kuba nanone utandukanye iby'isi n'urukundo ni ukuri pe ni ukuri urukundo ni ingabire niko disa abasore bapfuye ubusa yo kuruzi sikagasore kari na ariko se shasigaho ariko ntabwo byava nkubwira impamvu tunutamuye anzi mu bintu bibi niyo mpamvu ariko nashyira mu gaciro agatambuka kitekerezaho yumve neza yuko nakiriye none njyewe ndashaka Tony reka tuganire gake mbabarira yego ubundi kumbwira ko unkunda ni amagambo yego ni inkuru gutyo uko Imana yakuntumyeho ndetse ni ukundoteraho gutyo ubundi tugaragaza ku nkundo biba bisobanuye iki yego ubundi biba bisobanuye njyewe uvuza akantu oya hari ikintu ujya ngo ukora hasi unyibutse ibuye nenge ukakubaza ako kantu yego 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 wakijijwe abana ukubaka neza ukajya ucunga ibintu byose bishinzwe by'ubu kabande yangira vibura icyo ndabizi neza yuko urumva nagushimisha uratinda kandi ndatinda kurangiza none oya nese yazanye n'impeta muntu tayari oya se itonde umva se ase kandi sigaho turi gake kayose turi gake nyine yapfukamye amahanga ase tonde umva oya tonde ase akeste yamutumana ase sigaho mana umva se nyine mvambwire akoze uskujya biri seri none se mana zamufasha ahubwo mana umva none se tujye yego none se ntabwo byashoboka ahubwo se tonde mana reka mbabwire ibintu yego ntabwo byashoboka oya ntabwo ari gupanga mana ntabwo bishoboka reka tuganire ndetse urabyanze mana yaguze n'impeta none igihe kingana gute umva se Tony umva nyine man calm down bro tuza amati nyine gatutuza yego nyine ibyanjye nawe bikabarengaho ni no muhanzi man azakuryoshya no kuri man kayose yateye Yes man umva se no Tony man man amubashe ariko man yavuze ko afite impamvu ariko sihangane man umva se ecare man tuvugana basi muyambire man gutyo man shaka gukena ibyiza ariko se Tony gake umva se man bagiye muri kamana asovuga mu kiganiro gutyo man aseka man kabucitse man gutubigenza gute man kabimeze bite man nisuba bigenda bite yego yego kandi burya urukundo yego ni ingabire umunabwa n'Imana yego yego giye kuba natigiye cyanjye ntaza nyereka Tony urukundo yego kandi mbizi neza ko hano hanze hari abasore yego babesikuru babesha bakunda kuba bakunda yego banifuza ubutugana kurushinga ndetse man sigo man nyihangana nyine bawo umva se ahubwo se wijumye man garune man katugane gaciya man tu sigo ngogo yanagiye nuko ndetse bose bigenze tubyanzura gute ibintu koko tujye kumushakamo mbwira kweri mbwira aho uyijugunya man sigaho man itora kuri meta yawe
mani hangara uzashaka undi muntu yihamane ujugunye intebe uzashaka undi muntu yihamane nakundi yego wenda ahari mushobora kuba mwarabikambanye nje nawe se uko muzi yego wenda agenda bitekerezeho nawe ahariho aribwe n'umutima avuga utagenda kose yego je kuba naramukunze si cyane yego ntago cyane yego yewe inama nagira wenda nitangiye yego abonye ukuntu njyewe ntigenje yego ejo bundi nagize gutazukana n'umwana w'umumetisi kujya mu ruhame abantu bakunda kumbwira ati bayisi mu mukino ndamubwira ati jewe naragiye ntabwo nyuma yamwe byari giye mwafa kayo nahise mubwira uti uretse nahise mubwira uti reka tuzajya mu gikorwa cya nyaturere ko ushoboye cyangwa udashoboye yego nukuvuga ngo jewe ikiganiro ariko dusaba Tony Amana na aje kuri iki kiganiro kirebe abone n'ibyakurya nyuma yuko aducika akadusiga mu kiganiro twenyine ariko gira ikintu ubwira abantu badukurikiye basi dusoza ikiganiro abadukurikiye mwihanganire ibyo mwabonye nta muntu akunda kandi gukunda si icyaha yego gusa ngiye nizeye yuko Imana nsenga yego izangeza kundifuza yego ariko nawe ufite umutima n'imba mushinje yego 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 tuzajya twizeye mu izina rya Yesu amen sawa.